hari ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kuba uri ingumba ariko wenda wibanira n'umutware wawe biraho, ariko uzi kubana na Penina mu nzu afite umwana nta mwana ugira. Hari igihe yateraga agatebe mu muryango nkamubwira ngo wambabariye ukagenda, kambwira ngo ntabwo nzagenda. Tuzahangana, uzarambirwa azagenda, ariko ntacyo guhanganiraho nari mfite. Nanjye nashatse byanshanze, nashatse ntaho kuba mfite. Shaka mfite imyaka 17 ntararambagizwaho ngo mbenge, ntarabona umuntu umbwira ngo ndagukunda mubwire ngo genda uzaze ejo. Ngewe umugabo wanshatse twamenyanye ku cyumweru nka 9:00, twashakanye ku wa gatandatu n'ubundi nka 9:00. Haleluya! Ahari yamvuze induru uyu munsi nakabaye ndi magerage. Ariko data ajya turwanirira urugamba akadutsindira. Imana ishimwe. Uzi guhinduka umukozi mu rugo rwawe. Uzi umwana w'amezi 7, 8, 9 gukambakamba akajya gusanga hanze, ugaterura ugashyira mu mugongo. Nyina ari mu burira aryamye, mbega Penina we, ariko ihangane Penina ufite azaranye. Nasengaga isengesho rivuga ngo agende ariko basagaruke, kandi yanagaruka nkagerageza guca bugufi no kumwerera imbuto kugira ngo basi nibura ndebe ko yazantera inda. Ndangije mbwira Imana, mfata Bibiliya nyishyira mu gituza cyanjye, mbwira Imana ngo nsezerere kuba ku isi nta kintu bikimariye, aho kugira ngo nzabure ijuru kubera urubyaro, aho kugira ngo nzabure ijuru kubera abantu, base nsezerera nitahire. Umugabo Yesu n'umugabo, n'umugabo w'intwari, n'umugabo 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 w'intwari, n'umugabo. Haleluya, haleluya, haleluya! Abo Yesu yagiriye neza, abo Yesu yahaye amaguru akabaha amaboko akabatiza ubuzima, uyu munsi tukaba turiho. Haleluya, haleluya! Yesu wacu nashimwe, ni umugabo mwiza w'intwari, ndamukunda cyane, yangiriye neza nkuko nawe yakugiriye neza. Amazina yanjye bayababwiye, nitwa Muguri Wera Egidia, naturutse hariya mu Kagarama, sengera kuri Église des Amis hano n'ubundi mu Kagarama niho ntuye, ni address yanjye. Yesu nashimwe. Bampaye umwanya w'ubuhamya, ntabwo ariko ndagerageza. Urumva urugendo rw'imyaka 15 kugira ngo uruvuge mu minota 40. Nyine nugukora, nyine abana b'Imana nuko bagira ubwenge, barangwa n'ubwenge, ndagerageza. Yesu wacu nashimwe. Uri intwari Yesu we, uri intwari, uri intwari Yesu we, nawuhanye nawe. Haleluya, haleluya! Haleluya!
Imana yacu nishimwe. Ndashima data wo mu ijuru yangiriye neza. Ndavugaho akantu gatoya, ariko mbere yuko ntangira ubuhamya bwanjye ndagira ngo hagire umusomyi unsomera muri Samweli wa mbere igice cyaho cya mbere. Nashaka here ku murongo wa 4 ndamubwira hangereza. Amen. Hariho umugabo nkuko waramwigishijwe, nkuko nanjye ni naramwigishijwe, Elukana. Yarafite abagore babiri, ariko ngo umwe yarabyaraga undi atabyara. Iyi nkuru ushobora kuba uyumva ukagira ngo ni amateka, ariko iyi nkuru bagusomera bibaho. Najyaga nyisomerwa nkabyumva nkuko nawe ushobora kuba urimo kubyumva, ukagira ngo ni ibintu wenda bandika mu gitabo, ariko ibintu dusomerwa hano bibaho. Uyu mugabo yarafite abagore babiri, ariko inkundwakazi cyane yari Ana, kuko nubwo nta mwana yagiraga, ariko umugabo yaramukundaga. Yesu nashimwe. Akamukorera buri kimwe cyose gishoboka, ngagatambwa akajya gutamba ibitambo, ngo akamuha byinshi, ariko Hana ntago yanyurwaga, kuko hari icyo atarafite, hari icyo umutima wiwe wifuzaga umugabo watamuhaga. Yesu nashimwe. Hana ngo arangije umunsi umwe ngo yanga kurya. Hari igihe kigera tukanga kurya, hari igihe kigera ugahagarika ibyawe nkuko wabihagaritse uyu munsi ukaza hano. Hari impamvu burya waje. Oya, nimumbeshye, hari impamvu wabisize ukaza. Burya irahari, iyita haba ntuba waje. Ngo Hana arangije yanga kurya. Umugabo we ngarangije aramubaza ngo igituma utarya ni igiki? Sinkurutira abana b'abahungu, ese hari icyo mba ntagukoreye? Ariko mu mutima we yari afitemo agahinda, kuko hari ibyo umugabo atamuhaga, ngo kuko Uwiteka yari yamuzibye indi byara. Yesu nashimwe. Ngo iyo bajyaga gutamba ibitambo, ngo nibwo mukeba we, ngo ubwo bajyaga mu nzu y'Imana, ngo nibwo mukeba we yarushagaho kumubabaza cyane. Ayuwa, haleluya, haleluya. Oya, abarokora ibintu bavuga nibyo, kandi Imana abantu bavuga irakora. Uko niko kuri. Ngo bajyaga gusenga, ndakeka barageraga ku muryango, yarangiza agashyira abana b'imbere ati mubanze mutambuke, mukeba wanjye arinjira nyuma, abana banjye bafata imyanya myiza. Ariko Penina araryana we. Haleluya we. Dufite Imana itabara abayo, kuko iyo basenzira bumva. Imana yacu nishimwe. Ngo Hana arangije arababara cyane, aravuga ngo akagasuzuguro nubwo ngibyo kurya, ariko ntago binyuze. Ngo umunsi umwe bamaze kurya, ariherera agenda atabwiye n'umugabo we, agenda atabwiye abo mu rugo rwe. Arangije asubira mu nzu y'Imana agenda wenyine, kuko ibiryo ntacyo byari bimumariye. Ndagira ngo uyu munsi nimba ufite ikintu urimo gusengera nawe, nimba hari ikintu wumva kiguhangayikishije, wibwira mwene so ngo tujyane gusenga. Nimba ugishaka bamujyana akanyari, uracyafite akuka. Nimba ugibwira umukozi w'Imana ngo nsengera byanze, uburyo uracyatera kuka. Hari igihe kigera ukabasiga bose, ukajya mu nzu y'Imana wenyine, ukajya mu butayu wenyine, nta muntu ugishije inama, nta muntu baje, nta muntu ubwiye ngo mperekeza, kuko ibyawe wumva byanze, ukavuga ngo nta wundi wo kubikemura kereka data wenyine. Haleluya. Uko niko Hana yabikoze, yibeta umugabo we. Dufata umwanya wibeta umugabo wawe cyangwa wibeta umugore wawe, buri muntu wese yigererayo. Arangije ngo aragenda arasenga, ngasenga Imana, ariko ngo umutambyi yaraho yarari, ngo yaramurebaga, ngo aravuga ngo uyu mugore byagenze gute, kwejyagazana n'umugabo we, kwejyagazana n'umuryango, kucyeje wenyine. Ntago nsobanuraho cyane. Ngo ariko umugore arangije abwira Imana mu mutima we. Ndashaka kubabwira guhiga. Ubu nge naje guhigura umuhigo. Ibi ndimo kuvuga nge ndimo ndahigura umuhigo, kuko nari narabibwiye Imana. Imana yacu nishimwe. Arangije ahiga umuhigo mu mutima, aravuga ngo Uwiteka, nubwo wampaye umugabo ukampa ubutunzi ukampa, ariko singira umwana. Ariko nubikora ukampa umwana, ukanyibuka, nanjye ngagira agaciro imbere ya Penina. Nujya gusenga Imana jya ugira ibyo yereka biri inyuma iyo ngiyo. Hari ibiri mu miryango, hari ibiri mu baturanyi, hari ibiri mu kazi. Jya ugira ibyo utunga urutoki.
arangije aravuga ngo nunyibuka nubwo umugabo wanjye ankunda ariko nta mwana ngira. Hari ubwo umwana arwara cyangwa akavuga ngo uyu munsi ndararana n'umugore ufite abana, ariko ngize Imana nkabyara, nanjye umugabo wenda yajya ndaza buri munsi. Imana yacu nishimwe. Ntabwo njya ntangira ubuhamya bwanjye ntahereye kuri uyu mugabo, kuko uyu mudamu yahuye n'ikibazo gikomeye, yahuye na Penina. Ariko Imana yacu nishimwe, kuko uwo munsi Imana yaramwumviye ubwo yayisenze yiherereye. Arangije Imana iramubwira ngo nukuri pe, iramwemerera. Ngo arangije arataha, ngo igihe kigeze ahura n'umugabo we, amaze guhura n'umugabo wa Saminda, arangije ngo abyaramo umwana. Imana ishimwe. Uyu munsi nawe Imana iguhe gutwita kandi iguhe kubyara icyo wayisabye. Nicyo nkwifurije muri uyu mugoroba. Imana yo mu ijuru iguhe kubyara icyo wayisabye. Hari byinshi urimo kuyisaba uyu munsi, nawe Imana ibiguhe. Imana ishimwe. Ayiwe Mana we, Imana yacu ni nziza. Ntabwo nari nzi ko umuntu abana na Penina. Ntabwo ndi bwinjire mu buhamya cyane kuko hari igihe nzagaruka, iminota yanjye ni mikeya, ariko ndagenda mvugaho gato. Ntabwo nari nzi yuko umuntu ashobora kubana n'umugore mu nzu, ariko birashoboka. Narashatse nshaka mfite imyaka 17. Nta hantu ho kuba nari mfite, ariko Imana itanga amasa. Imana itanga uburyamo. Nubona uryamo ubwira Imana ngo ushime. Hari abaraye ku muhanda byacanze, uko niko kuri. Nubona umuntu agenda ntuzagire ngo ni ikirara, hari igihe agenda byamucanze. Nanjye nashatse byanshanze. Nashatse ntaho kuba mfite. Shaka mfite imyaka 17 ntararambagizwaho ngo mbenge, ntarabona umuntu umbwira ngo ndagukunda mubwire ngo genda uzaze ejo. Ngewe umugabo wanshatse twamenyanye ku cyumweru nka 9:00, twashakanye ku wa gatandatu n'ubundi nka 9:00. Icyumweru kimwe nacyo nticyuzuye. Yapfuye kumbwira gusa ngo nagukunze kandi ndumva nshaka kumbera umugore ntigura ibitenge. Ntabwo nigeze mubaza nimba afite inzu, sinigeze mubaza ko afite iwabo. Oya, nge nashakaga kanjyana kuko nari mfite ikibazo mu mutima, nari mbuze aho kuba. Bantu mucumbikiye abantu, bantu mufite abo murimo gufasha muri iminsi, Imana ibaha umugisha. Kandi uko yakubanira kose mwihanganire, kuko uwo muntu urimo urera niyo yaba ari umwana arakura, ejo Imana ikamuhindurira ubuzima. Ariko Imana yacu ni nziza, irera imfubyi nyine ikazizengurutsa. Ayiwe, ariko Imana yacu nishimwe. Ndashima Imana yo mu ijuru kuko yabanye nanjye. Umugabo twarashakanye aranjyana, tumaranye amezi 6 ajya ku rugamba. Ayewe datawe, Imana yacu ishimwe. Umugabo Yesu n'umugabo, n'umugabo w'intwari, n'umugabo Yesu n'umugabo, n'umugabo w'intwari, n'umugabo. Umutwari wanjye yagiye ku rugamba asiga atansigiye inda. Ntabwo iby'inda nabitekerezaga, nta nubwo ibyo kubyara numvaga mbishaka. Ntabwo ibitekerezo byanjye byarimo abana, ahubwo ibitekerezo byanjye byibazaga ngo nibura se ko uyu mugabo yangaburiraga nkarya akaba agiye, ninde muntu uzajya ungaburira? Sigaraho amarayo imyaka 3. Icyo gihe bajyaga muri Kongo. Ntabwo ubuzima bwanyoroheye, bwari bunkomereye, ariko data ni mwiza. Icyo gihe itorero nari ndimo nari umupantekote, narishingiye, nishingira ndi umurokore ndetse w'umuririmbyi. Mba mu gihano cy'itorero, hakura amasengesho y'igaburo ryera ariko sindirye, nkarepeta muri korari ariko sindirimbi. Ariko ndavuga ngo icyo nzi cyo sinzava mu nzu y'Imana, kuko nta handi nakura amahoro. Nabaye rero muri ubwo buzima. Nyuma yaho umutware wanjye aza kuza nka 2002 nibwo yaje kuza. Amaze kuza rero dutangira urugendo, arambwira ati rero noneho ndumva twabyara. Nibwo nari ntangiye kubona abantu twashakiye rimwe bo bafite abana, nanjye ntangira kumva koko ngomba kubyara. Turivuza rero dutangira urugendo rwo kujya kwa muganga. Twajya kwa muganga
bakambwira ko nzabyara, ndetse n'umutware bakamubwira ko azabyara. Ntabwo byari byoroshye, urumva imyaka yari imaze kuba nk'ine, urumva nyine ko ikibazo cyari cyatangiye kuvuka. Ayiwe, Imana yacu ishimwe. Mubwira barira be kurira, gutabarwa kwabonetse. Nubwo waba urimo kurera uyu munsi, hangane, shira impumuwa. Dufite Imana, Imana ishimwe. Umutware twarivuje tugeze ku myaka 5, arambwira ati rero ndabona kubyara byanze. Icyo gihe yarigaga segonderi. Arambwira ati rero ndumva noneho tugomba gutandukana, ukagenda uzashaka umugabo nanjye nzashaka umugore, ntago naguma kubana n'umugore utabyara. Kandi mu by'ukuri impamvu ye yarumvikanaga nyine nk'umwana w'umuntu. Ariko iryo joro mbwirwa ayo makuru ntago byanyoroheye, kuko aho nari naravuye njye gushaka ntago ababyeyi banjye bari bahari, cyangwa icyari cyatumye ngenda nta gisubizo kindi cyari kiriyo, kuko ndi nagiye gushaka ndimo guhunga, kuko ntaho kuba nari ngifite cyane nta babyeyi nari mfite. Umutware arambwira ati rero ugomba kugenda. Ntago byanyoroheye, nagiye gusezera inshuti zanjye, umugabo turicara turaganira nk'abantu bagiye gutandukana. Nimba waragiriwe ubuntu ukabona ubyaye bitakugoye, nimba uyu munsi ubona ucyubatse urugo rwawe ukaba ukirwicayemo umugabo atarakubwira ngo sohoka, ushima Imana. Hari ibyo data akoze kandi Imana izakurinde gusohoka. Gusendwa biragatsindwa ni bibi. Najyaga mbyumva, uzi umuntu kukubwira ntiwatonganye, nta kindi kintu runaka wakoze, oya, ukavuga sindi bujye kubwira abantu ngo ni muntwerere base ntwite, nta nubwo uri bubwire abantu ngo mwanteye inkunga base nkareba ko yajyamo ari ku rugo nkarugumamo, oya, nyine igisubizo ni kuri data wenyine. Mutware nyine urumva iryo joro naryamye ntaryamye, urumva narariraga, nari mbabaye cyane, ntekereza ahantu ngiye kujya. Aramperekeza mu gitondo antwaza ndetse igikapu. Ayiwe, ayi Uwiteka we uramunsi. Aramperekeza angeza ku modoka, ninjiye mu modoka aguma hanze yayo, tukajya dusezerana. Ngiye nkumva imodoka itakuzura, kuko nibazaga aho iri burangirize abagenzi bashizemo aho genda ibuki, kuko naho yari yarankuye umuntu wari waramumpaye dushakana. Hano ku Gishushu hari mukuru wanjye muri famiye yohabaga, nawe yari yarapfuye. Oya, nukuvuga ngo nta hantu ho kujya nari mfite. Zango zose nari narazizengurutse iwacu Kibungo, hamwe mpamara ukwezi bakanyirukana, ahandi bakanyirukana. Nkareba umugabo nkamurebana imbabazi ngo ndebe ko yambwira ngo ngaho vamo. Ariko iyo Imana ishaka kuba ukomeye, nawe ikunyuza mu bikomeye. Ushobora kuba uri guterwa ubwoba n'ibyo urimo kunyuramo, ariko nawe Imana iragira ngo uzavemo ukomeza abandi. Imana ishimwe. Birarangira nyine arambwira ati bayi, nta telefoni zabaga, wenda ngazampamagara aturabeho, ubwo Imana nibishaka tuzabonana cyangwa heza ni mu ijuru. Turapeperana ndagenda. Nageze Kabuga ni imodoka zashyikiraga mo, n'ubundi urumva nagombaga gutega ngana Kibungo. Nageze yongera mu bantu barabaturanye biwacu, barambaza ngo kuje n'ibikapu. Ndababwira ngo nyine baranyirukanye, ndababwira ngo nyine kubyara byaranze, ndababwira ngo nyine nta handi ho kujya nari mfite, nimwongere mu nshumbikire. Dufite Imana itabana bayo, iyo dusenze iratwumva. Haleluya. Ubuhamya bwanjye ntago kubyakira byara, iyo mbivuga mba numva nsa naho ari ibintu birimo kumbaho.
ariko Imana yacu nishimwe. Baranshumbikiye ngomba gusoza muri saa moya, aho saa moya nizuzura aho ndiwe ngeze ndahagarikira aho ngaho. Baranshumbikira ndahaba. Urumva kuzamuka ukajya ureba iwanyu, ukajya ureba. Imana yacu ni nziza. Ntago guhinga nari mbizi, urumva iwacu bapfuye ntazi guhinga, mpura n'ubuzima butari bunyoroheye. Ariko hashize nk'amezi 2 umutima urambwira ngo ngera uhaguruke usubire kwa wa mugabo. Ibi birarutana, wasubirayo wenda base wibere muri urwo rugo nk'ubu umugore, ariko wenda ujye ukora imirimo yaho. Ariko uko biri kubaho wari uriyo biraruta kuba uri hano. Narongeye negura bya bikapu ndicyura, ndongera ndaza. Naraje ngeze mu rugo, ariko nkibuka muri 2002 twarimo dusenga nijoro. Mujye mukunda gusenga kuko gusenga niho ukura amakuru. Imana ishimwe. Twari mu gitaramo cya nijoro, Imana irangije iravuga ngo ntanze abana 2. Twari abadamu nka 4 batabyara. Murura kwizera ndavuga ngo muri 2 ndimo. Mukanye bavuze ngo Imana itanze visa 10 na zingahe? Bavuze 7. 10. Nahise mvuga ngo muri izo harimo iyanjye. Igihe cyose ubuhanuzi nibumanuka batabwiye umuntu gutya, jya uvuga ngo ubwo ni ubwanjye. Nanjye nakuruye kwizera uwo munsi ndavuga ngo muri abo bana 2 harimo uwanjye. Hanyuma ndangije rero umutware ngarutse mu rugo arongera aranyakira, nsanga ari iwabo. Ndamubaza, ndamubwira ndongeye ndigaruye ndaje, mbabarira wongera unyakire. Arambwira ati nta kibazo dusubira mu rugo rwacu. Ati wacu sinigeze mbibabwira, bari bazi ko wagiye gusura iwanyu wenda uzagaruka. Uwo munsi nyine baburongeye burakeye. Imana ishimwe. Iminsi rero irongera iricuma mba kuri uwo musozi w'ubugumba. Ndangije mpiga umuhigo ndi kugendera ku ijambo Hana yavuze. Hana yaravuze ngo Mana nunyibuka ukama icyo nagusabye ukanyemerera ukampa umwana, nanjye nzahigwa nzamuguha abo wawe, ndetse ngo n'icyoma cyogosha nikizagera ku mutwe we. Nanjye iyo nageraga mu rusengero, ubu ngengeze hano ntago njya mpfa gutaha gutyo. Hari umuhigo mpahigira nkavuga ngo nubikora nyine ibingibi nzagaruka kuhasha. Ubu ntibibatangaze, nshobora kuzagaruka nje gushima Imana kuko hari ibyo nayihasabiye. Nibikora nzaza kwishima n'ituro nyine nditange hano kuko nyine umuhigo nawuhigiye hano. Ndangije iyo nageraga mu materaniro barahagurutsaga abashyitsi. Narangiza nkavuga ngo nitwa mugore wera Egidia, umugore utabyara. Nari naramaze kwiyakira, numva nyine uwo musozi ngomba kubaho kandi neza. Mutware rero turabana, bigeze mu myaka 9 twe tumaze kugaruka mu mujyi wa Kigali. We yararangije kwiga secondaire. Hanyuma umunsi umwe twicaranye turimo tuganira, arambwira ngo hari inkuru ntigeze nkubwira. Cyagera kurumva niberaga ku karago, niberaga mu nzu y'Imana. Nukuri nta handi na hamwe haba amahoro, nta handi na hamwe haba igisubizo keretse mu nzu y'Imana. Nibura iyo uhageze uhura na Egidia agatanga ubuhamya ukongera ugakomera. Wagira Imana umuntu agasoma ijambo ry'Imana rikongera rikagukomeza. Imana ishimwe. Umutware rero turangije turicara, arambwira ati ngiye kukubwira amakuru ntigeze nkubwira. Nagira ngo nkubwire ko uyu munsi mfite umwana. Arambwira ngo mbwiye ngo iki? Mfite umwana. Urumva nyine nawe imyaka 9 narimaranye n'umuntu nzi ko dufatanyije urugendo. Urumva mbabeshye ngo ntago natekereje akantu naba mbeshye. Ariko urumva nyine nahise numva yaransize. Ndamubwira se umwana wawe ari hehe? Arambwira ati umwana wanjye ni umuhungu, afite amezi 7, ari Bugande na mama we, maze kumutera inda niho yagiye, niho yabyariye. Ndambwira okay, ndabanza nyine ntuzamo gake. Ndangije ndambwira ngo Imana ishimwe ko wowe yaguhaye umwana. Nzana rero igitekerezo, ndamubwira nti ndumva umwana wawe ndetse na nyina wabazana bakaza hafi akajya iwabo kugira ngo nibura uzajya umenya amakuru y'umwana wawe.
nubwo waba uri mu kibazo ariko mujye mugira n'impuhwe. Kuba uri mu kigeragezo ntibivuze kuba umunyamushiha, ntibivuze kuba umunyamwaga. Oya, ntabwo ari cyo bivuze. Uri umugenzi ujya mu ijuru. Inzira ijya mu ijuru ntabwo ari kaburimbo, ni kaburimbo ariko nyine irimo amakoni menshi. Niko bimeze. Ndangije ndavuga ngo icyo nzi cyo nuko data hari icyo yavuganye nanjye. Nubwo uyu mwana yavutse ariko n'uwanjye azavuka. Ndabimwemerera rero, dufata amafaranga. Ndamubwira nti ngajya i Buganda ujye gucyura umwana na nyina. Bavuyeyo rero baje, nibwo nahuye na rya jambo Ana yahuye naryo. Nibwo isi yongeye kungwaho. Hari aho nari nigiriye, ngarutse ngeze mu rugo sanga urugo rurimo abantu. Ndasuhuza, ninjiye mu cyumba gato, ayewe nsanga umwana araryamye ku buriri. Mbona na nyina w'umwana. Urumva ukuntu byagenze. Ariko data ni umugabo. Mwizirikeho umucakire ntumurekure, kuko niyo mpamvu nkunda kuririmba ikorasi ivuga ngo ni umugabo. Kuko iyo yagufashe nta nubwo uvuza induru. Iyo batari Yesu wari umfashe, nari bwinjire mu cyumba nkaterura umwana nkamuhereza nyina nkisohokera mu nzu. Ariko nyine abo umwami akunda kubaha baragonda, bagenda gake, ntago bicira inzira, ntago bavuza induru mu kigeragezo. Oya, kuko igihe cyageze Uwiteka arivugira. Imana ishimwe. Ayiwe, ni umugabo mwiza, Yesu ndamukunda. Nahise ninjira mu nzu rero, mfata ibyo guteka ndateka, nakira abashyitsi. Bamaze kurya, bumaze kwiramo, abashyitsi barasezera ngo batahe, ariko mbona Penina ntago atashye mu rugo rwanjye. Ndavuga nti se noneho narasenze. Umuririmbyi yararirimbye ngo ivomerera amazi azaba ahagije mu minsi ya kugotwa. Imana ishimwe. Aya masengesho uri musenga, hari igihe ushobora kuzagera ukifuza amateraniro ukayabura, ukifuza n'umwanya waza mu materaniro ya nimugoroba ukabura umwanya, ariko ukajya wuhirwa na ya yandi wavoma, ukajya wibuka rya jambo wize, ukajya wibuka za nshuro zose wazengurutse hano usenga, data akabikwibukira. Tangije rero umwana w'umukobwa, ninjira mu cyumba ndasasa, ntegereza umutware kaza ngo turyame, ndabibura. Ndamubwira ni karibu umutware turyame, ati reka. Ati tugire iki? Naryamana n'umugore nkawe, umwana gukomana ya yavi. Ayiwe, mbwira Imana nti noneho aha niho nkeneye imbaraga zawe, kandi undinde kuvuza induru. Ayiwe, simvugirize Penina induru, kuko igitero cyamaze kwinjira, ahubwo nicyo gihe nkeneye imbaraga zo kugira ngo ndwane. Haleluya, haleluya we! Irinde kuvuza induru mu kigeragezo. Haleluya! Ahari yo mvuza induru uyu munsi nakabaye ndi magerage, ariko data ajya turwanirira urugamba akadutsindira. Imana ishimwe. Uzi guhinduka umukozi mu rugo rwawe. Uzi umwana w'amezi 7, 8, 9 gukambakamba akajya gusanga hanze, ugaterura ugashyira mu mugongo. Nyina ari mu buriri aryamye. Mbega Penina we, ariko ihangane Penina, ufite azaranye. Bwira ikibazo ufite ngo bizagira iherezo. Ngo hari kurira kwararira umuntu, nyamara mu gitondo
ukavuga hari bwaba bwije mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Ntabwo uriya musozi wari woroshye, umusozi w'ubugumba. Ushobora kuba ingumba, hari ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kuba uri ingumba ariko wenda wibana n'umutware wawe biraho, ariko uzi kubana na Penina mu nzu afite umwana nta mwana ugira. Hari igihe yateraga agatebe mu muryango nkamubwira ngo wambabariye ukagenda, kambwira ngo ntabwo nzagenda, tuzahangana, uzarambirwa azagenda, ariko ntacyo guhanganiraho nari mfite. Nari umuririmbyi icyo gihe, nari ntuye aho bita i Kanombe, nasengeraga mu itorero bita Deliverance Temple, nari n'umuririmbyi waho. Iyo ninjiraga mu rusengero nkahari, naraturikaga nkarira nkavuza induru cyane, kuko niho numvaga aho kuruhukira. Nujya ubona byagucanze, nujya ubona byanze, ujya uza mu nzu y'Imana uririra Imana, niyo yonyine yakumva, niyo yonyine yakurengera. Niba umugabo twabanye imyaka 9, niba igihe cyarageze bikanga, niba kereka data wenyine atakurengeye, nta mwana w'umuntu wakurengera. Ariko data wa twese yarabirebaga, yarabizi ko uyu munsi hari icyo azakora kugira ngo nanjye mbwire abantu ngo nimukomere, hari Imana itabara abayo. Imana yacu nishimwe. Sigaje iminota mike, niba ndayireba musho ndayubahiriza. Imana ishimwe. Ariko data n'umugabo mwiza, ndamukunda. Yabanye nanjye rero, mbana na Penina mu nzu iminsi 10. Ndaganduka mbwira umutima wanjye ngo mpaguca bugufi. Uriya mugabo yaranankubise. Hari igihe nyine namubwiraga nyine ko wambabariye ukaza tukararana biti. Ndabwira ati ko biti wagenze gake, wakitonze biti. Ariko nyine haleluya haleluya, oya ijuru rirahari kandi ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari, kandi ingororano z'abihanganye zirahari, nizo zitumye ndimo kuvuga uyu munsi. N'ukuri zirahari, wabibamo byakurya, waburara, bakwirukana, wakambara ubusa, wanyura mu byo urimo gucamo byose, ingororano z'abihanganye zirahari. Imana ishimwe. Iminsi 10 ngize Imana, umunsi umwe umutware rero arambwira ati mbonye akazi, birashoboka ko nata uyu mudamu ntago namusiga hano. Imana nyine igiye guca inzira, yamuhaye akazi mu ntara. Biba ngombwa rero ko umudamu amutwara akagenda. Ndangije uwo munsi nagiye mu rusengero nshima Imana, njya ku gatuti ndavuga ngo ndashima Imana ko uyu munsi ntari kumuhima, ko ntambaye iroza. Ndabivuga mu materaniro. Nyine Imana nigukorera ikintu wowe njyewe cyari kibyibushye cyane muri njyewe, oya atari imbaraga z'Imana burya waryambara ugateka. Umuntu aryamye ukajya gukamisha amata y'umwana ukayazana, ugashyushya amazi yo koza hagira umwana, atari data burya iroza waryambara ndetse bakagukatira burundu. Ariko dufite Imana itabara abayo. Nshobora kuba narahuye n'icyo gihanda, ntabwo uzi icyo uzahura nacyo imbere. Urasabwa gusenga cyane no kuba maso, ukagira ijambo ucakira muri wowe, kugira ngo igihe nikigera ukabona bije uzabashe guhagarara. Ugire gute? Urwane. Ushobora kutarwana na Penina, karwana nyine n'umukozi mugenzi wawe ku kazi. Imana ishimwe. Penina aragenda rero, nshima Imana, ndataha. Iminsi 10 ndongera mba kuri uwo musozi. Penina yavuye iwanjye atwite inda ya 2. Imana ishimwe.
we naringiye kugera nyine aho biryoshye nyine nibyo byiza kugira ngo isigarane amatsiko. Imana ishimwe we. Atwara inda ya kabiri nyine ayiva aho ngaho ayifite, nyuma y'igihe gito arabyara mundi mwana w'umuhungu, ariko urumva niko narushaga guhiga imihigo. Nkabwira Imana ngo nanjye nubikora ukampa umwana w'umuhungu, ukankuraho urubwa, ya baba we, ukankuraho aya mazina. Bari baranyise amazina, niswa amazina, nitwa izina ribi cyane rirenze rya Cyasha. Cyasha yari inka itarabyaraga. Naturuka hariya ngo Cyashuraje ntindaje. Ariko dufite Imana ihindura amazina, dufite Imana inyuranye ibihe, dufite Imana, haleluya. Hari igihe nzagera mu ijuru hitakuma nkabivuga, batambarira amasaha we, hicara nkabwira abera. Imana ishimwe. Imana yacu nishimwe. Iminsi irisunika, ndangije barambwira ngo ariko ngo undi mwana yavutse, nti nta kibazo navuke. Umutwari wanjye yajya afata inzira agiye kwa Penina, nta kindi kintu nakoraga sibye kumusengera, nkabwira Imana ngo aragiye, ngo ariko imbaraga z'amasengesho zibane nawe. Iyo yazaga nageragezaga guca bugufi no kwera imbuto kugira ngo ndebe ko azagaruka, kuko iyo nshyira hejuru ahari wenda yari bugenda akigumirayo ntagaruke. Nasengaga isengesho rivuga ngo agende ariko basagaruke, kandi yanagaruka nkagerageza guca bugufi no kumwerera imbuto kugira ngo basi nibura ndebe ko yazantera inda. Imana ishimwe. Igitondo kimwe rero nzagaruke. Igitondo kimwe ndimo njya kurangura, nacyagaguye. Imana yari yarampaye utuntu nkora, utuntu ncuruza. Mu gitondo kimwe rero ndimo njya kurangura, najyaga kurangura ahantu bita Kabuga, ngeze ahantu bita kuri 19 mu gitondo nka saa 11 za mu gitondo. Ndi muri taxi, iyi minibus ntoya yari yuzuye abantu, nanjye nyirimo ndicaye ku ntebe nyuma ya shoferi. Haleluya, haleluya, haleluya. Igihe cyageze, oya ibyawo birimo biratutumba. Umuririmbyi yararirimbye ngo ndimo ndumva imirindi yo gutabarwa. Igihe cyageze wumva imirindi, wumva ibintu bikuryaryata. Imana ishimwe, haleluya. Imana ishimwe we. Iyo modoka indi yaraje yitambika imbere, iyacu iragenda irayigonga. Imaze kuyigonga aba ari njyewe njyenyine nkomereka, kuko igihe cyari cyageze. Umunwa wanjye wahise ucika n'igufwa ry'akaguru akangaka k'ibumoso, igufwa riracika. Banteruye banshyira muri ambirasi, banjyana i Kanombe, banshyiriraho sima. Abandi bumva bahise bahaguruka bajya mu isoko. Njya kwa muganga, umunwa barawudoda, akaguru kanjye bashyiraho sima. Bamaze gushyiraho sima baranyura banjyana mu rugo. Nta handi bagombaga kunsasira, bansasiye muri saro, kuko akumba kacu kari gato kandi ngomba gusurwa cyane. Nk'umukristo nyine nari umukristo. Bansasira muri saro inyuma y'urugi, akamatera kari hasi. Nubihakana uzaze nzakwereka ifoto, narayifotoje ndyamye hasi muri saro na sima ndiho. Ayiwe, haleluya. Ariko Uwiteka yari yabibonye, arangije kugira ngo azacecekeshe abantu, ategeka impanuka. Hari igihe urimo gucamo uyu munsi ariho igisubizo cyawe kigiye kunyura. Ndangije rero ndyamye aho ngaho bitoroshye, bampanagura. Urumva iminwa, urumva nyine nari meze nabi pe. Umuntu umwe arimo ampanagura mu mugongo, arangije ambwira ijambo, arambwira ngo uri mu gihano cy'Imana. Ariko atabantu mutabyara mugira ibihano we. Ati umuntu akora impanuka mu modoka y'umuntu, ari umuntu umwe, agakomereka. Ndangije ndamubwira ngo ariko Imana yacira hano we. Ubu se yamana gutya kwe,
ndangije mbwira Imana, mfata Bibiliya nyishyira mu gituza cyanjye, mbwira Imana ngo nsezerere kuba ku isi nta kintu bikimariye, aho kugira ngo nzabure ijuru kubera urubyaro, aho kugira ngo nzabure ijuru kubera abantu, base nsezerera nitahire. Ngeze ahantu biryoshye kandi iminota irageze, kandi mwe mufite n'amatsiko, muzagaruke kwa gatanu. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, dore saa moya ziruzi. Murakoze. Ijuru riratabara si ukubeshya, ijuru riratabara n'impamo, ijuru we